binsaba kuruma umutima ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda. Buri nguni y'umutima irakumva, tuganira buri munsi nkaho ugihari, nkaho naho wagiye. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza. Iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza. Iminsi irandusha n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Iminsi irandusha n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Alright. What does this world mean without people we love? I miss you every day, but I don't know where to find you. And this lonely world, wabumba baye munini. Dang, wabaye munini. Ururabo ruruma ukaruramira, ariko wagiye ntiwamugarura. Mama told me ibyishimo hoya ntibirambaye. I'm afraid that everything will never be the same. Isi utarimo nyibara nkaho itariho. Iyaba mu ijuru hari umunsi wo gusura, nahagera nkongera nkabona ko gasura. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza maze gutorerwa na padiri. Hari abantu nimugoroba twaraye dukoze igitaramo cyo kwizihiza ubuzima bwe, ahatangiwe ibiganiro bitandukanye. Mugezeho arambwira ati nashakaga kugutuma ikintu gikomeye. Ati ndumva ndi kugenda ndemba, ndumva ndi kugenda ngenda, ntago ntekereza ko nzagaruka mu buzima. Ati rero ndashaka kugenda neza niyejeje. Ati ubutumwa nguhaye genda umbwirire padiri azampereza amasakaramentu. Arambwira se mama saa kuki utabitumye abantu binaha? Ngiye abo padiri wa Gicumbi yaje kwifatanya natwe, nuko ari we muntu wa mbere nashyikiyeho. Ndamubaza ngo uyu muntu yavuye mu idini akaba arwaye yakomorerwa? Kuko natekereza ko gukomorerwa bisaba kwiga y'amezi 6. Arambwira ati arakomorerwa, uburwayi busimbura ibindi bintu byose, ntabwo twamubwira ngo ajye kwiga kandi ubuzima bwe bugenda nabi. Ati hamagara padiri mukuru waho ubimubwire hakiri kare, azajye kumuha amasakaramentu nta kindi kiguzi biciye. Nuko byagenze, bampa nimero za padiri mukuru w'inaha, ndamuhamagara nawe ntiyangora. Amaremeza bamwe ntago nyizi ibintu by'inaha, nanjye simbizi, ntanze ubufasha kuko ubutabazi icyo bansabye nanjye ndabikumenyesheje, ibisigaye wirwarize. Padiri arambwira ati se nta na paruwasi uzi yabatirijwemo ngo tujye gushaka ifishi ye? Nanjye birancanga, mwongera mpamagara abantu b'inaha ndababaza paruwasi yabaye iyihe kuko zagiye zihinduka. Barambwira bati ni paruwasi ya Ruhunda. Padiri ndabimubwira, ugafata inshingano zo kujya kuri paruwasi ya Ruhunda gushakamo ifishi ya mama Hasani kugira ngo amenye neza ko yabatijwe akanakomezwa. Ifishi rero barayibonye, ubwo baraza bamukorera ibyo yasisha. Ndashima Imana ko yavuye muri ubu buzima barangije kumuhereza amasakaramentu yose. Rero ngewe ubuhamya numva muziho, mpamya neza ko yagiye mu ijuru, nuko bamaze kumuha n'amasakaramentu bakamuha gusigwa kw'abarwayi, bakamuha Ukaristiya, agahita abwira padiri
ati guhera uyu munsi umpaye Eucharistia ntuzongere gusiba. Ubwo padiri nawe afata inshingano za buri cyumweru zo kujya aza kumuhereza Eucharistia. Numva rero baramuha Eucharistia ahari ku cyumweru, agapfa ku wa mbere, murabyumva ko yapfanye na Yesu. Rero ibisigaye dukomeze kumusabira ko nawe adusabira, kuko we aho yagiye ndahamya ko ari heza. Murakoze. Arakoze Mama Shema kutugezaho ubuhamya bw'urugendo yabaye. Tugezaho ubuhamya. Kristo yazakuzwe. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze hano dushimira Imana ibyo yakoze. Imana nihimbazwe. Nanjye ndavugaho igihe gito mu minsi yashize mu mwaka washize, twari turi kumwe i Rwamagana, nari ndwaje mama wanjye nawe yari mu marembera, nibwo yapfuye umwaka ushize. Yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ati yakundaga mama wanjye cyane. Mama Hasani yari mukuru wanjye, yari mama nshingiye kera yatureze kubw'ukuntu muzi, akageza ari mugoroba. Ariko yagiraga impuhwe, yaratureze, yatubereye mama wacu, mbese sinzi ukuntu nabivuga. Ariko nyuma ahantu mvugira nuko twari turi kumwe umwaka ushize, mama wacu ameze nabi, agiye gupfa. Yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo nubwo mama agiye ngo nanjye muri inyuma. Ngaje mama yapfuye ku itariki 9 z'umwaka ushize. None reba na Angelique agiye muri uyu mwaka mu kwa 11. Icyo kintu cyatumye neze nanjye ko ejo bundi nzagenda ngo ariko kuki uri kuvuga ibyo bintu. Arambwira ati rega mba niyumva, niko yajyaga mbwi kandi wabonaga ari muzima. Rero nubwo buhamyaho ahantu numvaga ntekereje ahantu twavuganye gutyo, reka ndekera aho ngaho. Murakoze. Arakoze Mama Raki, nayo ko dugoye harimo kuturera wenyine n'ibindi. Yagiraga ibanga ry'umuryango mu nyungu zacu nk'abana. Mama kuri no ngingo amarira asobanura byinshi, ariko sinyagukurikije. Uruhukire mu mahoro, turagukunda. Ubwo n'ubuhamisa n'abaragusuraga baragukundaga. Mama ntaho ugiye kuko winaje imbuto. Niyo mpamvu twiteguye kwesa ikivi watangiye. Turagukunda mama. Mugisha Ramazani yavuze ati mama turagukunda. We already miss your jokes, the way you call us abadage, and the more jokes together, ukugira byari umugisha, utura heza n'ibyo Gahuzuye igihunga wamwuzuzaga umutuzo, wagusanze ashonze waramugaburiye. Ineza yawe ni igihingano, no kuyivuga ntibyarangira, utura heza n'ibyo ukwiye. Yari muhora akeye, mbese umucyo utumurikira, ahari harangwaga n'urumuri, akamwenyu ku maso n'umutima utuje kuba hari aho, utura heza n'ibyo ukwiye. Wari inshuti ya bose, ibyo si ibanga, abakuru n'abato bagusanga, abakomeye n'aboroheje bagutaka, utura heza n'ibyo ukwiye. Today we are here to remember the life we live together. Iteka wabaga wishimye, kandi rwose ugakunda n'abishimye, igendere natwe tuzagusanga. We are here to say bye. It's not easy to us. We have nothing to do ngo tugusubirane nk'uko byari bisanzwe. Intimba iranzira dusanze, amatage aragutwaye aragatabwa, utura heza n'ibyo ukwiye. Nyabusa kuba hatari ni igihunga, kubyuka tutamusanga biradushengura. Ariko gutera ikirenge mu cye ni ingenzi, tugarangwa n'urukundo nk'uko yahoze. Ngaho mwese muhanagura amarira ku maso, mutete musangire n'ibyo akunda, musabane musirimuke tumuherekeze, utura heza n'ibyo ukwiye.
jyana umutima utuje urukundo ruguherekeze wakoze ibyiza mu minsi yawe warakiranutse rwose umukiranutsi ntapfa arasinzira murakoze mukurikire ndabirana umwongerere imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe urarikiye nzanyurwa ngeze iwawe ijabiro wuje urukundo mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwora ngutabaza iteka buhungiro bwanjye komeza intambwe zanjye nyagasani mukurikire ndabirana mu buzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nibera uwawe dawe nibera uwawe dawe nyagasani wowe rumuri runyobora iteka urumuri rwawe ntirujya ruzima dore intambwe zanjye mu nzira zigana iwawe komeza intambwe zanjye nyagasani ubera imbaraga nyagasani bera uwawe isi ntaguhora ngushenge yawe komeza intambwe zanjye nyagasani ukurikire ndabirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nyagasani bera uwawe dawe nibera uwawe dawe nyagasani bukomeze ungirire imbabazi ibicumuro nibyo bindemereye naho uhora ngusanga unsubize mu nzira nziza komeza intambwe zanjye nyagasani ndabirana ubuzima bwanjye bwose ngukorere ubutwari nyongerera imbaraga nyagasani bera uwawe dawe nibera uwawe dawe nkurikire ndabirana ubuzima bwanjye bwose nzero yabihebye urukundo rutagereranywa umbere umutamerwa wambereye umutabazi umbere umutwari urukundo umbere umutamerwa narizi ko wanyibagiwe kubera amakosa yanjye nasanze ukinsirikana kubera impuhwe zawe
ukijije igisambo ubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa umbereye umutabazi umbera umutamenwa icyampa nkagura icyicaro umutima usukuye utari rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa inyange za Mariya ni mukababare ari tube mu runuri ndetse hamwe tube mu bo yatoye bashize agahinda nimukunde gusenga mushishikaye mubyini uwo mubyeyi ni nyina wa jambo dore ubu nagira murenze urugero kandi amaherezo we tuzamusanga inyange za Mariya ni mukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamwari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda mujya mu kwicecekera kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona uko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda hari abamubona bakiyunamira urumuri n'umucyo we bakabihunga umwijima wabaza bagasigana ntibagire icyizere cyo kuzamusanga inyange za Mariya ni mukababare kandi amaherezo we tuzamusanga tuzamubona uko ari tube mu rumuri tube mu bo yatoye bashize agahinda usanga niwe tuzabana tuzajya kumureba niwe Yesu yamaye wambere umubyeyi nanjye umwana we nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzajya kumureba niwe Yesu yamaye wambere umubyeyi nanjye umwana we nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye niwe tuzabana nzasanga Mariya icyo nifuza iteka nzajya kumureba icyo kinkomeza nzasanga Mariya mu bwami bw'ijuru niwe niringiye
bisaba kuruma umutima ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda. Buri nguni y'umutima irakumva, tuganira buri munsi nkaho ugihari, nkaho naho wagiye. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza. Iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza. Iminsi irandusha n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Iminsi irandusha n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Alright. What does this world mean without people we love? I miss you every day, but I don't know where to find you. And this lonely world, wabumba baye munini. Dang, wabaye munini. Ururabo ruruma ukaruramira, ariko wagiye ntiwamugarura. Mama told me ibyishimo hoya ntibirambaye. I'm afraid that everything will never be the same. Isi utarimo nyibara nkaho itariho. Iyaba mu ijuru hari umunsi wo gusura, nahagera nkongera nkabona ko gasura. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva ngukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari.
ndetse no muri icyo gihe cy'uburwayi yagize amahirwe yo kwakira Imana kugira ngo umwe na Kiliziya tukaba dusaba Imana yashaka ngo mwakirwa umucyo tubahoze mu byaha byacu umucyo w'ijambo ry'Imana n'uko gutanga Kristo Nyagasani Mana yacu w'isoko y'imbabazi z'abanyabyaha umushyingura umuhe umugabane w'ihirwe mu ntebe zawe umubohorere ingeri zose z'urupfu maze ku munsi w'izuba azahinduke imbere yawe abakiriye kubwa Yesu Kristo Umwana wawe n'Umwana wacu Umwana mubana ategekana mu bwawe butagatifu tubiyobora isimbura iteka. Barigendeye basa nkaho bagushije ishyano bagiye kure byitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro ndetse n'ubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe bahorana amizero yo kutazapfa nibamara guhanishwa ibihano byoroheje bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana y'abagerageje isanga bakwiye kuba bayo yarabasukuye bazamuza mu ruganda ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazabengerana barabengerane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeka ibihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri icyo ari cyo, abamuyobotse bazibanire nabo mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntanareke gusura abo yitoreye.
tugezweho n'ijambo ry'Imana. Ntimugapfushe umutima, mwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, n'ibitabo byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda bategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye kugira ngo abundi namwe muzayumva. Wongeye urahaze inzira yabo murayizi. Tomasi aramusubiza ati Nyagasani, iyo tutazi aho ugiye ukavuga ko twamenya inzira dute? Yesu aramusubiza ati Njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Yaba mwari muzi, Data mwamumenya. Cyakora kuko muzi kandi mwaramubonye. Filipo bwo guhita amubwira ati Nyagasani, twereke So, biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati Filipo we, iminsi yose tumaranye utazi wamubonye wayabonye na Data. Ushobora ute kuvuga twereke So? Rwose ibyo menya muri Data akabimenya. Amagambo babwira sinavuga ubwanjye, ahubwo Data wabonye yo gukora imirimo ye.
ndababwira ukuri koko unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutseho kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data aherwe kuzura buri mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Iyo ivanjiri ariko kubera tubona nyine igisobanuro cy'urupfu tukanabona n'ikigiye gukurikiraho. Umwanditsi w'igitabo cy'ubuhanga yatubwiye ko roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'icyotezo kizongera kubageraho. Amaso y'imvamutima baragiye basa n'aho bahuje ishyano, bagiye kwitwa ko barimbutse nyamara bo bibereye mu mahoro. Aho umwanditsi yashaka kugaragaza ko amaherezo y'ubutungane atandukanye n'amaherezo y'abagomeramana. Muri iyi si abo bantu bose barabangikanye, hari abeza bayoboka Imana bashakashaka, n'abatitaye ku by'Imana, hariho n'abayigomberankana. Turabangikanye muri iyi si, twese turahari. Hari n'ubwo tureba badakunda gusenga, rimwe tukabona barahiriwe mu by'isi, ariko nyine tujye twibuka iherezo rya byose. Isaha y'urupfu yageze, n'ibyo yari atunze byose bisiga, hanyuma akagenda wenyine. Aho yakomeza urugendo rugana Imana, hanyuma abagomeramana bateye ubwoba abayihakanye nabo bakomeza urugendo basanga shitani. Kuba rero uko duherekeje yarashakashatse Imana, yarayemeye, yarahawe amasakaramentu, dufite icyizere cy'uko umusabana Imana yabayeho bituma akomeza urugendo ruyigana. Muherekeze rero n'isengesho ryacu, tuzakomeze no kumusabira kugira ngo niba hari n'ubwami bwaba yarasigaranye azabashe kubukira, ayoboke imbere y'Imana, ature iruhande rwayo. Mu kwibaza igisobanuro cy'urupfu, tubona Yesu abidusobanurira. Yesu Kristo, umwana w'Imana wigeze umuntu, yasangiye natwe byose uretse icyaha. Yesu Kristo nawe yanyuze mu rupfu, abona gusubira ku Mana, abona gusubira mu ijuru. Gusa no muri iyo nzira y'umusaraba yanyuzemo yari akomeye, yari azi yuko urugendo ruri mu nzira y'umusaraba ruza kurangiriza imbere y'Imana. Ni muri icyo gihe gikomeye Yesu yavuze aya magambo yise mu ivanjiri. Yari amaze gusangira kuramya n'abigishwa be. Icyo gihe hari ubwoba bwinshi, hari ibibabarira. Yari amaze kubwira Petero ko ari bumwihakane, yari amaze kubabwira ati we muri baraza kugambanira, amaze kubabwira ati muraza gutatana, musige jyenyine, basigara bahungabanye urupfu rwabaciyemo igikuba. Muri icyo gihe gikomeye nibwo yabwira abantu abahumuriza, nubwo hari byinshi, ugiye kubategurira umwanya kugira ngo ubundi nawe bari kuza. Aya magambo
nyagasani ahumuriza natwe arayatubwira muri kano kanya, arayabwira umuryango hafi wabuze umuvandimwe, arayabwira abana babuze umubyeyi kugira ngo bakomere babone yuko uyu mubyeyi akomeza urugendo rugana Imana, kuko Yesu adusezerana ko yagiye kudutegurira umwanya tuzabana nawe mu ijuru. Amagambo y'abahumuriza adukomeze natwe kandi aduhere gukangukira kwemera kwacu, tumenye yuko tugana mu bugingo bw'iteka. Inzira rero nta yindi uko Yesu adutubwira, kwemera Yesu Kristo ni ukumenya iyo nzira muri ubugingo. Hari abibwira yuko wenda umuntu apfa bikaba birangiye, cyangwa se ntakomeze bagere abantu bagiye mu ngoma y'ijuru. Tubona ba Stefano bariya bahowe Imana, tubona cya gisambo cyari kibambwe na Yesu abwira turabari kumwe nanjye kandi mu ngoma y'ijuru. Ibyo byose ni ibimenyetso bitwereka yuko ubuzima bwa muntu bukomeza nyuma y'uko upfuye. Icyo dukora gutakambira Imana dusaba iwacu twiringiye ubuzima Imana zariho mbere y'uko tuvuka zitwerekeza mu gihe cy'ubuzima ku isi, kandi nyuma y'ubuzima bwo mu isi Imana ishobora gukora, Imana ikomeza gukora. Ntabwo Imana twayifungira mu gihe nk'uko turi mu gihe, twibwire ko igihe kigiye. Niyo mpamvu abakristo gatolika tugira uwo muco wo gusaba iwacu tutakiri kumwe nawe, ku buryo ubwo twari turi kumwe nawe ariko akaba afite ubundi buryo ariho, kandi tugakomeza kumuzirikana no kumusabira kugira ngo urugendo rugana Imana arusohoze. Yesu rero atubwira ati icyo tuzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora, n'ibi ngibi tumusabane kwemera. Dusabire umuyoboke w'Imana kugira ngo atsinde n'ifu n'ingoyi zabo Imana imutuze guherekeza umuntu gucira twese twibutsa yuko itariki nk'iyi natwe izajya kuri twebwe. Bijye rero barikemura, turebe niba tubanye neza n'Imana, tubanye neza n'abavandimwe, niba ntabwo tugomba gukemura bifite umwanya wabyo, tujye rero tubizirikane, bitume tugaruka ku Mana bari barayicitseho, bari bararangaye, abari bahugiye mu isi bagire mu mwanya, hanyuma Imana bashyire ubuzima bwabo bayigarure mu mateka yabo. Bose rero natwe gusabirana gukomera kwizera, urukundo no kwemera. Nasabiye uyu nguyu Imana yababaye. Gusa ni Yesu abane nawe. Bahagurukiye bageze bagasengesha. Nyagasani tugutuye umuvandimwe wacu gusabira kugira ngo abone umwanya iruhande rwawe ubuzima bw'iteka. Twumve Nyagasani. Bose babara kubera impamvu zitandukanye, kugira ngo imibabaro yabo bigatuma bumva ko bari kure, kandi bahurizwe n'ubuntu bwawe ubuzima bwabo. Twumve Nyagasani. Amen.
kiliziya kugira ngo dukomeze kwerekana ko Kristo ari umucunguzi w'abazima n'abapfu. Nyagasani rero turakwinginze amasengesho y'ubutandukanye maze ugakize ibyaha byose kandi ugashyire uwacumuye ubaho ategeka ryose. Nyagasani Mana yacu turakwinginze ubabarire umuyoboke wawe Angeline Gatete uturiye iki gitambo cyo kubitwaraho kuri uyu munsi w'ishyingurwa rye maze niba akiyambaho ubwami bw'icyaha ugirire urukundo rwawe ubabarire kandi usukure rwa Kristo Mwana wacu. Nyagasani
ugahora witeka niba twabihamizwe ukarire kugira ngo abashakuzwa no kuzapfa bidashidikanywa bahumurizwe n'isezerano ryo kuzabaho ubuziraherezo abakorera nyagasani abayoboke bawe ubugingo bwabo bucuruzwa ahubwo bari ukundi maze ubuzima bwabo bw'isi bwamara gushira bakimurirwa mu ngoro ihoraho mu ijuru icyo gitumye bifatanya n'imitwe yose y'abamarayika ngo duhanikire cyane igisingizo cy'izina ryawe tukudahwema tuti che la prima lettura di
twagiye gusiza amahoro n'umukiro kiliziya yawe cyazongera n'amahisi kiri bamwe bakomeza kuremerana n'umukungu hamwe n'umugaragu wawe papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Maria Vianney n'urugaga rwose rw'abepiskopi n'abatoye umurimo wa leta bose n'imbaga yawe n'ingabire bose. gira impuhwe wumva amasengesho y'umuryango washatse kugushengera kandi dawe ntirambe abana bawe bose batatanye ugira imbabazi wakomeze zimwe. Nyagasani wibuke umuyoboke wawe uceceke Murekatete wamagaye umwana w'isi maze utere umwana wawe umeze nk'urwe umuhebe n'igishushanyo mu isura rye igihe azakangura abapfuye bakazukana imibiri yabo maze n'ubwo isanzwe ifite agaciro gake akayishushanya n'umubiri we ujijutse. Urugero abana bacu bapfuye kimwe n'abantu bose bakwiye ubugingo bunyuze ugira impuhwe bakiri mu ngoma yawe aho twizeye kuzatura tugasezerezwa n'ikuzo ryawe hamwe nabo iteka ryose igihe uzahamagara uzahanagura amarira yacu yose kuko tuzaba tukureba n'amaso yacu nk'uko umeze kuri Mana yacu tukazaba dusa nawe ibihe bizaba bisimburana maze tukazagusingiza ubuziraherezo bwa Yesu Kristo umwami wacu ari nawe nyine isi ikesha ibyiza byose uhora ubwiganira. nawe ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ishyikirizwa na Kristo agahabwa nawe kabihererwa muri we n'ubwana bw'umutagatifu uhererwa n'isi nk'uko yaragejwe gukiza yaragejwe kugurisha ikizigize gatatu dawe uri mu ijuru bwawe byubahwe abayobozi bose ushaka kuvuga munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tuzabara abaducumuyeho ntuduterane mu bikoresho aho ku gitifu cyabo amina. Udasangira kwinginga ibyaha byose tubibasha ari byo nyagasani iteka ryose. Ugasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe tugasigira amahoro ahanyuma yanjye wite ku byaha byacu ugategure n'amahoro kiliziya yawe maze ubushake bwawe bw'amahoro kandi n'ubumwe bubaho ugatera iteka ryose. Amina. Ugire iteka amahoro ya Nyagasani urahorane nawe mwifurize It's
urukundo nyakuri maze umuntu umutima yacu n'urupfu n'itukuzo kandi turabavanye ukazitwera ifunguro rizima kandi dushingiye kuri katureba n'impamba y'amazi abakamenya niko tugiye twese tuvane mu mwijima w'icyaha tuze mu rukundo tuze n'ubuvandimwe dushingiye kandi turabaho kuba twese akabitaho nta na kimwe babuze, akabafasha kwiga uko ubushobozi bwabo bwanganaga. Yabaye hafi y'abavandimwe, yita ku bamukeneye, baba bo mu muryango akomokamo no hanze yabo. Yabaye inshuti ya benshi no mu byiciro byose. Yatabarutse ku itariki ya 4 Ugushyingo umwaka wa 2024 azize uburwayi. Imana imuhe ridashira, imwiyereka iteka, aruhukire mu mahoro. Mu gihe cyose twari tumaranye, haba kuri njye no ku muryango wanjye, wagiye gitwari kuko wari intwari, nzahora muzirikana. Ayo ni amwe mu mateka y'umuvandimwe wacu Murekatete Angelique twabagezagaho, ariko hari n'abo babanye mu rugendo rutandukanye cyangwa se mu burwayi bwe. Nasaba Makeria ko yakwigira imbere bakadusangiza ubuzima babayemo mu burwayi ndetse no mu rugendo yamuherekejemo mu burwayi, tukabasaba ko twamutega amatwi
cyane ku buryo byamubabazaga n'ibyamushimishaga mbere y'uko abandi babimenya n'igihe babanza kubibwira. Ikindi yarangwaga n'urukundo rukomeye, umubishije ko yabyaye umwana w'umukobwa umwe. Uwo mukobwa umwe yaramwiyamuye maze gushaka aramuha, ku buryo uyu munsi twabanaga ageze mu mwaka wa kane primaire, ubu yararangije secondaire sixième. Ibaze rero umwana w'umukobwa ari umwe uramukeneye, akeneye kugukorera imirimo yose, ariko uramwiyamuye umuhaye umuvandimwe wawe. Yagiraga ubwitange rero bukomeye, akagira urukundo atari rwa rundi rw'uburyarya muri mutima we. Hanyuma ikindi ntashobora kuzibagirwa mu mateka ye, yagiraga ibyishimo bidasanzwe. Iyo yabonaga ubabaye, yashakaga ibintu ari bukire ku buryo umubabaro ufite uri gushira. Yahoraga agira inkuru, niyo yakubwira inshuro zirenze imwe kandi ari imwe, akayikubwira ukagira ngo ni inkuru nshyashya kugira ngo wongere useke wishimye. Yahoraga yishimye nubwo yahuye n'ubuzima bwari bukakaye, ariko we ntabwo yigeze agira umubabaro mu mutima we. Yagiraga umutima nk'uw'abana. Ikindi cyerekana urukundo yagiraga abantu bose ari abavandimwe be, ari inshuti, ari abaturage, yari abasura. Uwo waba utazi amakuru ye niwe wagombaga kuyabaza, kubera ko we yabaga yayashatse yayabona. Ikindi ntashobora kubagirwaho, iyo nabaga mfite ibirori rwose, niyo ntabaga ndi butumire, nabaga nzi yuko abatumirwa ari bubanzanire. Natumira nk'abantu 5, nkaba nzi ko ngomba kongeraho abe 20. Akazana abantu benshi mu rugo, nkabona arishimye. Sinashoboraga gushaka abantu bari mu ntegere kuko yari azi guteka neza. Akanzanira n'abantu bari mu ntegere, bakankorera ibirori bishima. Niyo naba ntabatumiye abo bantu, nashoboraga kuba nkanabazi, ariko we akabazana, ukabona aranezerewe yisanzuye. Iyo wajyaga iwe, ibintu byose wumva gushaka akabikurekurira, niyo nta kintu na kimwe uri bumusangane, ariko yarashakisha ku buryo ugenda utavuye mu rugo rwe nta kintu agupfunyikiye. Igihe cyose ntabwo nzibagirwa imyumbati ye yari iryoshye, yarayinyuruje. Hari akabanza gatoya kiri imbere y'iwanjye, iyo myumbati niwe wayinzaniye, aza yikoreye ibiti, n'umunyonzi araza yinzanira ko iyi myumbati iraryoha kandi igihe gitoya, uzayihinge nawe. Yari umukozi, ntabwo hakunze ukuntu navuga Murekatete Angelique, yari inshuti y'abana banjye, yarahindutse nkagira kuko wabo, kuko iyo najyaga nshaka kujya mu mwiherero niwe nagombaga kubanza akabimenyesha mbere, nkamubwira ngo uzajyayo iki gihe iki kugira ngo yitegurize ntusigarire mu rugo. Nkagenda ntekanye nkumva ko nzagaruka. Nasangaga abana banjye bameze neza kandi bishimye kubera ko babaga bari kumwe nawe. Yarabaririmbiraga, yabakoreraga ibintu bidasanzwe, ntabwo nzamwibagirwa mu mateka y'ubuzima bwanjye. Ikindi gikomeye yari afite, atangiye kurwara, yageraga kwihangana, ntigeze mbona n'abandi. Ndibuka njya kumureba atarajya mu bitaro, hari ku cyumweru, yari amaze nk'iminsi nk'itanu avuye mu bitaro. Noneho mpamvisha ko yaje arareba, ariko abana barabibwira. Mushyiriye n'imbuto, ndahagera kugira ngo nyereke ko atarembye, atangira kumuganiriza no guseka no kumubwira inkuru z'ibitaro kugira ngo nibagirwe umubabaro ndeba afite. Mukorera iyo masedwane arayirya, mukorera na ji ya beterave ndabukeye itagize idatetse, yari iri mu mwana, atetse amazi, ndangije ndayitoba ndayimuha. Twamaranye nk'amasaha 3.
urenze bwafe none se muri Manuel manura umagutsinda imbaraga aho nyuze hose nkakubera umuhamya ntusubize inyuma abakwemera ntusubize inyuma abagusanga nanjye ndiyeguriye nyagasani nitabye ijwi rye ubutumwa nzabusohoza iteka mwemere ukuboko ubutumwa nzabusohoza iteka mwemerera mfata ukuboko Kristo nyamoko nitabye ijwi rye dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye nyagasani utwumve ashyira amasengesho yacu dusabe nyagasani Imana yacu girira impuhwe umuja wawe Angelique Murekatete ugire ko yahoze yifuza kubera umuyoboke udahemuka maze ureke kumuhanira ibicumuro bye ukwemera ko kwamuhuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe n'ubumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Gifasha maze urutse umubiri hanyuma naho umuryango Angelique bigiye hirya ubuzima nzagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima nzagusingiza fasha gukunda abandi uko wakunze bose bakumenye ari wowe mugenga ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima nzagusingiza ni wowe mugenga wanjye Yesu wandindiye ubuzima nzagusingiza kuri uyu munsi nyiri muzima suko ndi ntungane ahubwo ufitiye umugambi bihora bisaba kuruma umutima ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda buri nguni y'umutima irakumva tuganira buri munsi nkawe ugihari
nkaho naho wagiye. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima. Iyo umbwira tukajyana wenda uri wowe umeze neza. Iyo umbwira tukajyana wenda uri wowe umeze neza. Iminsi irandushya n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Iminsi irandushya n'umwijima gusa, sinamenye ikihatse wenda nari kugusezera. Alright. What does this world mean without people we love? I miss you every day, but I don't know where to find you. And this lonely world, wabumba baye munini. Dang, wabaye munini. Ururabo ruruma ukaruramira, ariko wagiye ntiwamugarura. Mama told me ibyishimo hoya ntibirambaye. I'm afraid that everything will never be the same. Isi utarimo nyibara nkaho itariho. Hiyaba mwijuru hari umunsi wo gusura, nahagera nkongera nkabona ko gasura. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari. Bihora bisaba kuruma umutima, ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda. Buri nguni y'umutima irakumva, tuganira buri munsi nkaho ugihari, nkaho naho wagiye. Ninyabambaza iby'amakuru yanjye kuko udahari, mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima. Ninyabambaza iby'amakuru yawe kuko udahari, mpita numva gukumbuye amahoro y'umutima. Bihora bisaba kuruma umutima, ndebe ko nava muri aya marira n'akagahinda. Buri nguni y'umutima irakumva, tuganira buri munsi nkaho ugihari, nkaho naho wagiye. Ninyabambaza iby'amakuru